Gubwa neza nshuti muvandimwe dukurikirana umunsi ku munsi mu biganiro tubagezaho bya buri munsi umutekano, politiki na diplomasi. Ikaze rero mu makuru yacu y'uyu munsi. Mbere yuko tunyarukira mu makuru yacu arambuye, reka tubanze turebere hamwe ingingo z'ingenzi tugiye kuganiraho muri aya makuru. Njyewe ugiye kuyakugezaho nitwa Irebe Aisha. Ikaze rero. Mu ngingo z'ingenzi tugiye kugarukaho muri aya makuru yacu, u Rwanda rwifuza ko ibiganiro bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 bitazaba ibya nyirarureshwa. Umuvugizi wungirije guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagaragaje ko ibiganiro bizahuza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bidakwiye kuzaba ibya nyirarureshwa. Kuva mu mpera za 2021 umutwe wa M23 wongeye kwegura intwaro ugaharanira uburenganzira bw'abatutsi, abanyamurenge, abahima n'abandi bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda babujujubya bakicwa bakagirirwa nabi bazira uko bavutse. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yararahiye kenshi ko atazaganira nabo kuko ari nk'ingunguru zirimo ubusa abarwana ari izindi ngabo z'ikindi gihugu. Ku itariki 11 Werurwe 2025 ibiro bya Perezida wa Angola byatangaje ko João Lourenço azahuza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye M23 mu biganiro biteganyijwe mu minsi iri imbere. Iri tangazo ryasohotse nyuma y'uruzinduko Perezida Felix Tshisekedi yagiriye muri Angola rwarebanaga no gushakira igisubizo cy'amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na RBA Mukurarinda yagaragaje ko nubwo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yangaga kuganira na M23, ibiganiro by'amahoro ariyo nzira yonyine yahagarika intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko abakuru b'ibihugu byo mu karere babishimangiye. Mukurarinda yavuze ko kwemera kuganira na M23 ari igihamya ko yemeye ko ibisubizo by'Abanyafurika ari byo bikwiye gukoreshwa mu gukemura ibibazo bya Afurika, izindi nkunga zikaza ari inyongera. Mukurarinda yagize ati ugiye mu nzira y'ibyo abakuru b'ibihugu hano mu karere bakomeje kuvuga bavuga bati ikibazo turakizi kigomba gukemuka gutya. Yakomeje agira ati ikindi gikomeye ni ukuvuga ko yemeye inzira y'imishyikirano, yemeye ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyine yakemura ikibazo nk'uko abakuru b'ibihugu byo mu karere babivuga. Ubwo iyo mvuga abakuru b'ibihugu byo mu karere na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda abarimo, yemeye ko iki kibazo nta kundi cyakemuka ni mu nzira y'ibiganiro, ntago ari inzira ya gisirikare. Mukurarinda yabibukije ko ibiganiro byabaye mu bihe byashize bitigeze bitanga umusaruro wifuzwaga, agaragaza ko byatewe n'uko uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rutabihaga agaciro. Alain Mukurarinda yagize ati ariko nanone tukavuga tuti igihe kirageze nanone hataba ibiganiro bya nyirarureshwa. Ikindi nanone ibiganiro biba hagafatwa imyanzuro hashyirwaho n'uburyo bwo gusuzuma ko bishyirwa mu bikorwa, kuko si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu ibiganiro byaba bibaye. Yatangaje ko icy'ingenzi gikenewe mu biganiro bihuza ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 ari uko byahagarika imirwano yo mu burasirazuba bw'iki gihugu.